muri Yesu turongera tugahabwa umugisha, muri Yesu turongera tukazuka, muri Yesu turongera tukaba bashya. Aya masekuruza ahantu agana ni kuri Yesu. Aya masekuruza twereka abantu bagize imbaraga ariko bakazikoresha nabi nk'abandi murodi, ariko aya masekuruza nanone aratwereka ko hari umwami dutegereje uzaza ari umucunguzi nyamucunguzi. Iki gice rero kitwereke ko kiri kudutungira urutoki ku mwami wacu Yesu uzaza. Amen. Baradutungira agatoki ku munyembaraga, umwami nyamwami utari nka Nimurodi wabaye ikigomeke, umwami wacu Yesu, umwami w'umugira neza, umwami utanga agakiza. Apana abami nk'aba twagiye tubona batari abanyantege nke nk'abahamu bagiye kwamamaza ubwambure bwa se. Baradutungira agatoki. Uwo tuganaho ni Yesu. Uwo tuganaho ni Yesu uhindura byose. Ni Yesu uduhereza agakiza. Ni Yesu udukiza, uducungura, utubera umucunguzi, utuzura twari dupfuye, udukura mu byaha akaduha agakiza, uduhindura abana b'Imana akaduhindura bashya. Imana ishimwe cyane. Burya Imana itegeka ibihugu byose, Imana itegeka abami bose, Imana itegeka abasirikare bose, Imana itegeka abaperezida bose, Imana itegeka abami bose, Imana itegeka abantu bose babaho bari munsi y'ubutware bw'Imana. Kubera iki? Bose bazapfa, Imana ntizapfa. Bose baremwe n'Imana, Imana ntawe wayiremye. Imbaraga zose zibaho, imbaraga financiere, imbaraga z'amafaranga, imbaraga politike, imbaraga religieuse, puissance, imbaraga zose zibaho ziba munsi y'ukuboko kw'Imana. Imana niyo boss mukuru. Aya mahanga yose yororotse, aba bantu bose babayeho ni umugisha Imana yatanze. Iyo ibishatse barimbuza umwuzure, yabishaka iti nimwongere mubeho. Imana yacu rero, kubaho ni Imana, kurama ni Imana, ibyo dukora byose ni Imana, ibyo dutunze byose ni Imana. Nta kintu na kimwe dufite ku bwacu, nuko Imana yadutije ubuzima. Umwuka duhumeka niyo. Aya mahanga yose, kororoka kose, abami bose, ubutware bwose, ubutegetsi bwose, ubwenge bwose, ubushobozi bwose, ibiriho byose, ibyabayeho byose, ibizabaho byose biri munsi y'ukuboko kw'Imana. Byose ni ibiremwa, Imana ni umuremyi. Ntabwo Imana yacu ibeshya. Iyo uvuze ikintu iragikora. Ntabwo Imana yacu ihemuka. Ibintu byose Imana yavuze hano mu ijambo ryayo ni ukuri. Iyo ubyizeye uko biri, Imana ntishobora kugutenguha. Imvugo y'Imana ihora ari ukuri. Imana yacu ntishobora kubeshya. Ni Imana y'inyangamugayo. Amen. Ni Imana y'indahemuka. Ni Imana idashobora kubeshya. Ni Imana isohoza amasezerano. Ni Imana ivuga ikintu ikagisohoza. Haleluya. Iyo Imana ivuze ko izakora ikintu iragikora. Iyo Imana ivuze ko izaguha ikintu irakiguha. Iyo Imana ivuze ko izakugirira neza ikugirira neza. Ni Imana idahemuka. Ni Imana itabeshya. Ni Imana itivuguruza. Iyo igambiriye gukora ikintu n'ukuri iragikora. Imana ishimwe. Ni wowe ushobora kuyirumbira ariko Imana ntishobora kukurumbira. Ni wowe ushobora kuyitenguha ariko yo ntishobora kugutenguha. Uko ni Imana y'inyakuri. Imana ihabwa icyubahiro. Iyo wiyemeje gusoma Bibiliya no kwisobanukirwa, birabujijwe kugira ikintu usimbuka. Niyo ikintu waba uvuga ko utacyumva, ugomba kugisoma, ukagisoma. Kuko Umwuka Wera we azi impamvu yemeye ko kijya muri Bibiliya. Kugisoma no kugitindaho rero ni ngombwa. Bya bintu mujyamo by'amoko, ntabwo twasingira runaka, ngo so mu bwoko bwacu biranubujije. Ngo runaka, ngo nuwo mu kindi gihugu, ngo bariya ngo turazirana, ngo kare agace turazirana, ngo biriya bintu byo kuzirana biranubuswa. Burya twese turi umwe, turi umuntu dukomokaho n'umwe. Nuko bitewe naho twerekeje, bamwe bisanze ari inzu, abandi bakisanga ari ibikara, abandi bakisanga ari barebare, abandi ari bagufa, abandi bakisanga ariko ubundi twese wo dukomokaho n'umwe. Imana itugirire neza. Haleluya, haleluya, haleluya. Yego. Imana ikunda ubudasa. Bura no mu itorero ry'Imana iyo turirimo, umwe akaba arimo ari umubaji, undi akaba arimo ari umwubatsi, undi akaba arimo azi kuvuga, undi akaba arimo azi gukora, undi akaba arimo azi gusurana, undi akaba arimo azi kubwiriza, undi akaba arimo azi kuririmba, undi akaba arimo azi guhugura, undi akaba arimo azi gusenga, undi akaba arimo azi kugabura ibyanditswe byera. Imana ikunda ubudasa. Ubudasa bwacu Imana niko yabishimye. Amen. Turatandukanye ariko turi umwe. Imana ishimwe. Turi umwe nubwo turi mu moko atandukanye,
turi umwe nubwo turi mu bice by'isi bitandukanye, turi umwe nubwo nirabura ukaba umuzungu, turi umwe nubwo uri muremure nkaba mugufi cyangwa ndi muremure wowe ukaba mugufi, turi umwe nubwo wize amashuri menshi nkiga make cyangwa njye nize menshi wowe ukiga make, turi umwe nubwo ufite amafaranga menshi nkagira make cyangwa njye nkagira menshi wowe ukagira make, turi umwe nubwo mvuga ururimi rumwe wowe ukavuga nyinshi cyangwa nubwo uvuga nyinshi njye nkavuga rumwe, turi umwe uko bimeze kose, turi umwe mu moko atari amwe, mu masura atari amwe, tugaragara nk'aho tudasa ariko burya turi umwe turasa. Twese twaremwe n'Imana, twese dukomoka ku muntu umwe. Mbere ya mwezura twese twakomokaga kuri Adamu, ariko n'uyu munsi twese twakomotse kuri Nowa. Abirabura n'abazungu, ibikara n'inzobe, abarebare n'abagufi, ababyibushye n'abananutse, kari abantu bigomeka ku Mana aho kumvira Imana. Urumva uyu muntu aje ni umwami ufite imbaraga, ni umwami ufite ubuhangange, ni umwami w'umurwanyi, ni umwami w'ikirangirire, ni umwami w'umunyamaboko. Yewe n'Imana irabizi ko ari igihangange, ari umunyembaraga, ariko ikibazo nta guca bugufi afite. Yitwa Nimurodi, ni umuntu w'ikigomeke. Hari abantu bigomeka ku Mana, badashaka kumvira Imana, badashaka kubaha Imana, badashaka kugenda uko Imana ishaka, badashaka gukora ubushake bw'Imana, bashaka gukora ubushake bwabo. No, Imana niguha imbaraga ukabona ufite amaboko, ujye uyakoresha wubahisha Imana, ukora ubushake bwayo. Imana nubona uri umunyembaraga muri kashi, koresha kashi zawe wubahisha Imana. Nubona uri umunyembaraga mu bijyanye n'ubuzima, ibyo ari byo byose, uri umunyembaraga mu bijyanye n'ubutunzi mu by'umwuka, mu bijyanye n'ubutunzi mu by'amafaranga, mu bijyanye n'ubutunzi mu by'imbaraga zigaragara, mu bijyanye n'ubutunzi bwa power, mu bijyanye n'ubutunzi bitewe na position ufite n'igihagararo ufite, jya ubikoresha wubaha Imana. Iby'Imana yaguhaye byose ujye ubikoresha wubaha Imana, ntukabe ikigomeke. Nimurodi ngo tuzigomeka, ngo twakomeye turigomeka ku Mana. Oya, izina Nimurodi risobanura kwigomeka. Ntukabe Nimurodi, ntukigomeke ku Mana. Yesu ashimwe bene data. Imana ishimwe cyane kandi Imana ihabwe icyubahiro ko twongeye kugira uyu mugisha ukomeye. Imana ikabiduciriye inzira kugira ngo twongere duhure tuganire ijambo ry'Imana. Imana ihabwe icyubahiro. Rero tugeze mu gice cya 10 cy'igitabo cy'Itangiriro. Imana ishimwe ko yabanye natwe. Ni wa mwanya wacu mwiza rero wo gukomeza n'ubundi twiga ijambo ry'Imana. Reka dutangire dusenga Imana. Mana yacu, tuje imbere y'ubwiza bwawe. Uri Imana ikomeye, uri Imana ikiranuka, uri Imana y'imbabazi, uri Imana y'imbaraga, uri Imana dukunda tudakwiriye. Niyo hari ibyo tudashoboye wowe ushobora byose. Iyo hari ibitunanira we nta bikunanira. Iyo hari ibituma twikanga twihaba tugira ubwoba, we nta kigutera ubwoba. Niyo hari ibidahari wowe urabirema kuko uri umuremyi. Ntabwo ukeneye Mana Nyiringabo ibyo guheraho ngo ukunde ugira icyo urema. Twarabibonye kuri Imana yaremye isi n'ijuru, ntawe wihaye icyo gutangiriraho. Ntawaguhaye amabuye cyangwa igitaka ngo utangirireho urema isi. Ntawaguhaye utuzi duke ngo utangirireho urema inyanja. Uri Imana yihagije, urema ibintu ntacyo uhereyeho, uhera ku busa ukarema. Uri Imana iteye ubwoba. Ni wowe Mana yacu, ni wowe Mana twiringira, ni wowe Mana ishobora ibyo tudashoboye, ni wowe Mana ihoraho, ni wowe Mana ishobora byose, ni wowe Mana ifite umugambi mwiza ku buzima bwacu. Ushimwe cyane kandi uhabwe icyubahiro. Ubane natwe muri uyu mwanya mwiza wo kwiga Bibiliya rero. Witeka buri wese tugiye kubanamo, ni ukuri akugirireho umugisha kandi tukugirireho umugisha. Utuganirize, uvugane natwe, mu ijambo ryawe uvuge twumve, mu ijambo ryawe utwigishe, uduhe kumenya no gusobanukirwa ibyo ushaka n'ibyo ushima. Urakoze kudukunda kandi utwitayeho, utangirane natwe kandi usozanye natwe, mu izina rikomeye ry'umucunguzi wacu Yesu. Amen, 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 amen. Yego, Imana ishimwe cyane. Ni karibu bene data, Imana ihabwe icyubahiro. Turakomeje rero n'ijambo ry'Imana. Mufate Bibiliya zanyu rero, ubundi dukomeze tujye mu gice cya 10 cy'Itangiriro, turebe icyo Imana itubwira, ubundi tubone gukomeza. Imana ishimwe cyane. Ni igice gikunda kugora benshi kuko ni igice cyuzuyemo amasekuru, ariko ubwo ari muri Bibiliya hari impamvu arimo. Nta kintu Imana ishyira muri Bibiliya
itazi impamvu igishyizemo. Reka rero tusome kino gice cya 10 cy'itangiriro cyose tukiganireho, ubundi tubone gukomeza. Imana ishimwe. Fata Bibiliya yawe tugende. Uru ni rwo urubyaro rwa bene Nowa, nibo Shemu, Hamu na Yafeti. Babyaye abana hanyuma ya wa mwuzure. Bene Yafeti ni Gomeri na Magogi na Madayi na Yavani na Tubali na Mesheki na Tirasi. Bene Gomeri ni Ashkenazi na Rifati na Togaruma. Bene Yavani ni Elisha na Tarushishi na Kitimu na Dodanimu. Abo nibo bagabiwe ibirwa by'amahanga nk'uko ibihugu byabo biri, umuntu wese nk'uko ururimi rwabo rumeze, nk'uko imiryango yabo iri, nk'uko amahanga yabo ari. Reka noneho gatandatu. Bene Hamu ni Kushi na Misirayimu na Puti na Kanani. Bene Kushi ni Seba na Havira na Sabuta na Rama na Sabuteka. Bene Rama ni Sheba na Dedani. Kandi Kushi yabyaye Nimurodi, atangira kuba umunyamaboko mu isi. Yari umuhigi w'umunyamaboko imbere y'Uwiteka. Nicyo gituma bavuga bati nka Nimurodi, wa muhigi w'umunyamaboko imbere y'Uwiteka. Igihugu yimyemo ubwa mbere ni Babeli na Ereki na Akadi ni Karune mu gihugu cy'Ishinari. Ava muri icyo gihugu ajya muri Ashuri, yubaka Nineve ni Rehobotiru ni Kara ni Reseni iri hagati y'Nineve ni Kara. Aho niho wa mudugudu ukomeye. Misirayimu yabyaye Abarudi n'Abanami n'Abarehabi n'Abanafutuhi n'Abapatirusi n'Abakasiruhi. Nibo bakomotsweho n'Abafilisitiya. Yabyaye n'Abakafutori. Kanani yabyaye imfura ye Sidoni na Heti. Yabyaye n'Abayebusi n'Abamori n'Abagirugashi n'Abahivi n'Abaruki n'Abasini n'Abanyaruvadi n'Abasemari n'Abahamati. Ubwa nyuma imiryango y'Abanyakanani irakwira. Urugabano rw'Abanyakanani rwaheraga i Sidoni rukagenda rwerekeje i Gerari rukageza i Gaza, rukagenda rwerekeje i Sidomu, rukagenda rwerekeje i Sodomu n'i Gomora na Adima n'i Seboyimu rukageza i Resha. Abo nibo buzukuruza ba Hamu, nk'uko imiryango yabo iri, nk'uko indimi zabo ziri, nk'uko ibihugu byabo biri, nk'uko amahanga yabo ari. Na Shemu umukuru wa Yafeti, sekuruza w'urubyaro rwa Eberi rwose, nawe abyara abana. Bene Shemu ni Elamu na Ashuri na Arupakisadi na Rudi na Aramu. Abana ba Aramu ni Usi na Huri na Geteri na Mashi. Arupakisadi yabyaye Shera, Shera yabyaye Eberi, Eberi yabyaye abahungu babiri. Umwe yitwa Peregi kuko mu gihe cye arimo isi yagabanyirijwemo, kandi murumuna we yitwa Yokitani. Yokitani yabyaye Arumudadi na Sherefu na Hasarumaveti na Yera na Hadoramu na Uzari na Dikira na Obaru na Abimayeli na Sheba na Ofiri na Havira na Yobabu. Abo bose ni bene Yokitani. Urugabano rw'igihugu cyabo rwaheraga Imesha rukagenda rwerekeje i Sefaru rukageza ku musozi w'iburasirazuba. Abo nibo buzukuruza ba Shemu, nk'uko imiryango yabo iri, nk'uko indimi zabo ziri, mu bihugu byabo, mu mahanga yabo. Iyo niyo miryango ya bene Nowa, nk'uko babyaranye mu mahanga yabo. Muri bo niho amahanga yose yagabanyirijwe mu isi hanyuma ya wa mwuzure. Imana ishimwe cyane. Dusomye
iki gice murabyumva ukuntu kigoye, ariko n'aya mazina yabo no kuyasoma nabyo ubwabyo ntibyoroshye. Ariko nyine iyo wiyemeje gusoma Bibiliya no kuyisobanukirwa birabujijwe kugira ikintu usimbuka. N'iyo ikintu waba uvuga ko utacyumva ugomba kugisoma, ukagisoma. Kuko Umwuka Wera we azi impamvu yemeye ko kijya muri Bibiliya. Kugisoma no kugitindaho rero ni ngombwa. Imana itugirire neza. Yego. Hanyuma rero iyi niyo mirongo tugiye kuganiraho ko ari 32 igice cya mbere. Urabona ni inkuru yuko byagenze. Ikintu cya mbere turi bubone nuko Imana yacu ni Imana y'inyakuri. Ni Imana ivuga igasohoza. Nimwibuka mu bice 9 ku murongo wa mbere, Imana yari yahaye umugisha Nowa. Iramubwira ngo bari bakiva mu mwuzure mu bice 9. Irangije iramubwira ngo mubyare, mwororoke, mugwire, mwuzure isi. Imana ngo yamuhaye umugisha. Bavuye mu nkuge ari abantu bake cyane, ari abantu 8 gusa. Ari Nowa n'umugore we n'abahungu be 3 n'abakazana be 3. Urumva bari abantu 8 gusa. Ariko Imana irangije bayisezerano, irababwira ngo ni mubyare, urumva, mwororoke, mwuzure isi. Imana yacu rero ni Imana isohoza isezerano. Imana ishimwe cyane. Ni Imana ivuga ariko ibyo uvuze ntibeshya, ikabisohoza. Ni wowe ushobora kuyirumbira ariko Imana ntishobora kukurumbira. Ni wowe ushobora kuyitenguha ariko yo ntishobora kugutenguha. Uko ni Imana y'inyakuri. Imana ihabwa icyubahiro. Hano bano wabavuye mu nkuge, Imana uko yamuhaye isezerano ngo mwororoke. Murabona ukuntu bororotse. Reba aya mahanga yose, amahanga agera kuri 70 yose amaze gukomoka ku bana 3 gusa. Urabona barabyara n'ibihugu byabo, bakaba ubwoko bukomeye, bakagira ahantu bajya gutura. Imana ishimwe. Bakagira ururimi rwabo, bakagira umuco wabo, bakabishyanga, bakagira ubuyobozi. Hari nabo tubona batangiye kuba bami nk'aba ba Nimurodi. Imana ihabwa icyubahiro. Kubera iki? Imana yaramuhaye umugisha ngo ni mubyare, mwororoke, mugwire, mwuzure isi. None dore umugisha gikurikiyeho koko babyaye, bororotse, buzuye isi, bakwiriye. Babaye abantu benshi cyane nkuko turi kubibona. Imana ishimwe. Iki kintu cya mbere rero tubanze tumenye ngo ukibona aba bantu bahise bangana gutya nyuma y'umwuzure, isi yari isigaye abantu 8 gusa. Ubu tukaba tubona isi abantu babaye benshi cyane, bamaze ku bihugu bigera muri 70. Naho batuye 70, amoko yabaye menshi. Abuzukuru n'abuzukuruza ba Hamu, abuzukuru n'abuzukuruza ba Yafeta, abuzukuru n'abuzukuruza ba Shemu. Urabona ko ni ibintu byiza cyane. Umugambi w'Imana ni muremure. Imana ishimwe. Tuzirikane ngo iyo Imana yacu ivuze ikintu no kugikora iragikora. Iyo ivuze ko itanze umugisha, iba itanze umugisha nyine. Amen. Imana ihabwa icyubahiro. Ntabwo Imana yacu ibeshya. Iyo uvuze ikintu iragikora. Ntabwo Imana yacu ihemuka. Ibintu byose Imana yavuze hano mu ijambo ryayo ni ukuri. Iyo ubyizeye uko biri, Imana ntishobora kugutenguha. Imvugo y'Imana ihora ari ukuri. Imana yacu ntishobora kubeshya. Ni Imana y'inyangamugayo. Amen. Ni Imana y'indahemuka. Ni Imana idashobora kubeshya. Ni Imana isohoza amasezerano. Ni Imana ivuga ikintu ikagisohoza. Haleluya. Iyo Imana ivuze ko izakora ikintu iragikora. Iyo Imana ivuze ko izaguha ikintu irakiguha. Iyo Imana ivuze ko izakugirira neza ikugirira neza. Ni Imana idahemuka. Ni Imana itabeshya. Ni Imana itivuguruza. Iyo igambiriye gukora ikintu n'ukuri iragikora. Imana ishimwe. Yabwiye Nowa ngo mubyare, mwororoke, mugwire isi. Kandi nimba hari umuntu watengushye Imana, Nowa arimo. Ariko yo yakomeje kuba iyo kwizerwa, ntabwo yigeze mutenguha. Imana ishimwe cyane kandi Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Imana twizera ni indahemuka bene data. Imana ihabwa icyubahiro. Yego. Hanyuma dukomeze turebe uyu mwana wavutse witwa Nimurodi, mwamubonye? Hari umwana uvuka kwa Bahamu witwa Nimurodi. Nimurodi araza ngo akaba umuntu ukomeye, ngo akaba umuhigi w'umunyembaraga, w'umunyamaboko.
ariko ikibazo rino zina Nimurodi risobanura iki? Izina Nimurodi risobanura ngo tuzigomeka. Izina Nimurodi urumva rinafite igisobanuro kibi. Urumva aje ni umwana ufite imbaraga, ufite courage, ni umuhigi, ni umurwanyi, ni umunyembaraga, arategeka ibihugu, agategeka za Babeli, agategeka za Ninive, agategeka ibihugu, ariko ikibazo cye ni ikigomeke. Murabona ko n'ibihugu imirwa mikuru yagiye ashinga za Babeli niwe wazishinze, kandi muribuka za Babeli ibizaba nitugera mu gice cya 12 cyangwa ibyabaye kera. Babeli bigometse ku Mana. Urumva yari afite izina ribi Nimurodi, ikigomeke. Hari abantu b'ibyigomeke. Imana yavuze ngo nimukwire mu isi hose. Imana yavuze ngo nibigende gutya, ariko abantu bakazana ubwigomeke. Hari abantu bigomeka ku Mana aho kumvira Imana. Urumva uyu muntu aje ni umwami ufite imbaraga, ni umwami ufite ubuhangange, ni umwami w'umurwanyi, ni umwami w'ikirangirire, ni umwami w'umunyamaboko. Yewe n'Imana irabizi ko ari igihangange, ari umunyembaraga, ariko ikibazo nta guca bugufi afite. Yitwa Nimurodi, ni umuntu w'ikigomeke. Hari abantu bigomeka ku Mana, badashaka kumvira Imana, badashaka kubaha Imana, badashaka kugenda uko Imana ishaka, badashaka gukora ubushake bw'Imana, bashaka gukora ubushake bwabo. No, Imana niguha imbaraga ukabona ufite amaboko, ujye uyakoresha wubahisha Imana, ukora ubushake bwayo. Imana nubona uri umunyembaraga muri cash, koresha cash zawe wubahisha Imana. Nubona uri umunyembaraga mu bijyanye n'ubuzima, ibyo ari byo byose, uri umunyembaraga mu bijyanye n'ubutunzi, mu by'umwuka, mu bijyanye n'ubutunzi, mu by'amafaranga, mu bijyanye n'ubutunzi, mu by'imbaraga zigaragara, mu bijyanye n'ubutunzi bwa power, mu bijyanye n'ubutunzi bitewe na position ufite n'igihagararo ufite, ujye ubikoresha wubaha Imana. Iby'Imana yaguhaye byose ujye ubikoresha wubaha Imana. Ntukabe ikigomeke. Nimurodi ngo tuzigomeka, ngo twakomeye turigomeka ku Mana. Oya, izina Nimurodi risobanura kwigomeka. Ntukabe Nimurodi, ntukigomeke ku Mana, ujye uba umuntu wumvira Imana. Imana ishimwe. Urebe n'iyi migi yose yagiye yubaka, iyo ukurikiranye ibyayo usanga ari imigi yagirangwa n'ubwigomeke, imyinshi muri yo. Urebe Babeli, za Ninive n'indi yagiye ibamo ibintu biteye ubwoba. Ariko duhamagarirwa kuba abantu bubaha ubushake bw'Imana, bagendera mu bushake bw'Imana, bumvira, bagendana n'Imana, batayitenguha, bakora ibyo ishaka, bagenda basa n'Imana, bagenda banejejwe no gukora ubushake bwayo. Ntabwo Imana ishinzwe gukora ubushake bwacu, nitwe dushinzwe gukora ubushake bwayo. Kubera iki? Izi biri imbere, izi bidukwiriye, izi cyo yaturemeye. Amen. Izi cyo yaturemeye, niyo mpamvu tugomba gukora ubushake bwayo. Imana ihabwe icyubahiro. Nimurodi rero afite izina ribi, ni ukuri igihangange, ariko ni ikigomeke. Ibi biba ari ibibazo. Nimurodi w'ikigomeke, wubaka za Babeli, wubaka kugira power itarimo kubaha Imana ni ikibazo, ariko kugira power iyo ikoresheje wubaha Imana biba ari byiza cyane. Imana ihabwe icyubahiro. Reka dukomeze. Hanyuma ikindi rero biratwereka iki? Aya mahanga yose uko yororotse ari munsi y'ukuboko kw'Imana. Amen. Burya Imana itegeka ibihugu byose, Imana itegeka abami bose, Imana itegeka abasirikare bose, Imana itegeka abaperezida bose, Imana itegeka abami bose, Imana itegeka abantu bose babaho bari munsi y'ubutware bw'Imana. Kubera iki? Bose bazapfa, Imana ntizapfa. Bose baremwe n'Imana, Imana ntawe wayiremye. Imbaraga zose zibaho, imbaraga financiere, imbaraga z'amafaranga, imbaraga politike, imbaraga religieuse, puissance, imbaraga zose zibaho ziba munsi y'ukuboko kw'Imana. Imana niyo boss mukuru. Aya mahanga yose yororotse, aba bantu bose babayeho, ni umugisha Imana yatanze. Iyo ibishatse barimbuza umwuzure, yabishaka iti nimwongere mubeho. Imana yacu rero, kubaho n'Imana, kurama n'Imana, ibyo dukora byose n'Imana, ibyo dutunze byose n'Imana. Nta kintu na kimwe dufite ku bwacu, nuko Imana yadutije ubuzima. Umwuka duhumeka niyo.
aya mahanga yose, kororoka kose, abami bose, ubutware bwose, ubutegetsi bwose, ubwenge bwose, ubushobozi bwose, ibiriho byose, ibyabayeho byose, ibizabaho byose biri munsi y'ukuboko kw'Imana. Byose ni ibiremwa, Imana ni umuremyi. Haleluya. Twizera Imana ikomeye. Aya mahanga yose ari kugenda yororoka ari munsi y'ukuboko kw'Imana. Nimba wizera Imana ntukagire ubwoba, byose irabitegeka. Haleluya. Ubwami bwose, amahanga yose, ibiriho byose, ibizabaho byose biri munsi y'ukuboko kw'Imana. Imana yacu yitwa ishobora byose, imenya byose, ibeshaho byose. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya, haleluya, haleluya. Aya magambo araryoshye. Iyo Imana ivuga ngo nimwororoke mukororoka, ubaho ukabaho, burya navuze ngo pfa nabwo wapfa. Ikimenyimenyi nuko umunsi izatwara umwuka wayo bazadushyingura, kandi oxygen izaba ihari, abandi bazaba bakihumeka, ariko umwuka wayo yaduhaye duhumeka nutuvamo tuzaba tutakiriho. Impamvu uriho nuko ari ubushake bw'Imana. Amahanga rero ariho, ariko si ku bwayo, ahubwo ni ubushake bw'Imana. Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro. Yego yego yego. Hanyuma ikindi rero, bano bantu bose bororotse babaye benshi, babaye abantu benshi, ariko bose baraturuka ku muntu umwe. Nyuma y'umwuzure bose baturutse kuri Nowa, ariko na mbere y'umwuzure Nowa nawe yari yaraturutse kuri Adamu. Bikwereka rero ngo nubwo turi benshi burya turi umwe. Turi umwe nubwo turi mu bihugu bitandukanye, turi umwe nubwo turi mu moko atandukanye, turi umwe nubwo turi mu bice by'isi bitandukanye, turi umwe nubwo niraburuka umuzungu, turi umwe nubwo uri muremure nkaba mugufi, cyangwa ndi muremure wowe ukaba mugufi. Turi umwe nubwo wize amashuri menshi nkiga make, cyangwa nge nize menshi wowe ukiga make. Turi umwe nubwo ufite amafaranga menshi nkagira make, cyangwa nge nkagira menshi wowe ukagira make. Turi umwe nubwo mvuga ururimi rumwe wowe ukavuga nyinshi, cyangwa nubwo uvuga nyinshi nge nkavuga rumwe. Turi umwe uko bimeze kose, turi umwe mu moko ataramwe, mu masura ataramwe, tugaragara nkaho tudasa, ariko burya turi umwe, turasa. Twese twaremwe n'Imana, twese dukomoka ku muntu umwe. Mbere ya mwizura twese twakomokaga kuri Adamu, ariko n'uyu munsi twese twakomotse kuri Nowa. Abirabura n'abazungu, ibikara n'inzobe, abarebare n'abagufi, ababyibushye n'abananutse, twese duturuka ahantu hamwe. Reka mbabaze kandi reka mbabwire ikindi, burya Imana ikunda ubudasa. Njyewe nta muntu n'umwe dusa kuri iyi si, nawe nta muntu n'umwe musa ku isi. Mutekereza abantu bose iyo baza kuba basa nanjye, twese duhura ukabona uku nguku nsa niko abantu bose basa, isi yaba ari mbi. Nta muntu utandukanye n'undi, isi yaba ari mbi pe. Ariko burya Imana ikunda ubudasa, nta muntu usa n'undi. Iyo mvuze umenya ngo uyu ni Marc uvuze, iyo nawe uvuze menya ngo ni wowe uvuze, iyo nkubonye menya ngo ni wowe. Turatandukanye. Imana ikunda ubudasa, ariko ubudasa bwacu bukwiriye gutuma twese turushaho kuba umwe, kuko turi abantu badasa ariko kandi turi umwe, kuko twese inkomoko yacu ni imwe. Umwami waturemye ni umwe, umuntu dukomokaho ni umwe, ni Nowa. Nyuma y'umwuzure twese dukomoka ahantu hamwe, turi umwe nubwo tudasa. Buriya bya bintu mujyamo by'amoko, ngo ntabwo twashyingira runaka, ngo si wo mu bwoko bwacu, biriya ni ubujiji. Ngo runaka ngo ni uwo mu kindi gihugu, ngo bariya ngo turazirana, ngo kariya gace turazirana, ngo biriya bintu byo kuzirana biriya ni ubuswa. Burya twese turi umwe, turi umuntu dukomokaho ni umwe. Nuko bitewe n'aho twerekeje, bamwe bisanze ari inzu, abandi bakisanga ari ibikara, abandi bakisanga ari barebare, abandi ari bagufa, abandi bakisanga, ariko ubundi twese wo dukomokaho ni umwe. Imana itugirire neza. Haleluya, haleluya, haleluya. Yego. Imana ikunda ubudasa. Buriya no mu itorero ry'Imana iyo turirimo, umwe akaba arimo ari umubaji, undi akaba arimo ari umwubatsi, undi akaba arimo azi kuvuga, undi akaba arimo azi gukora, undi akaba arimo azi gusurana, undi akaba arimo azi kubwiriza, undi akaba arimo azi kuririmba, undi akaba arimo azi guhugura, undi akaba arimo azi gusenga, undi akaba arimo azi kugabura ibyanditswe byera. Imana ikunda ubudasa, ubudasa bwacu Imana niko yabishimye.
amen. Turatandukanye ariko turi umwe. Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Yego, ni ukuri turi umwe nubwo bigaragara nk'aho turi abantu bagize gute, batandukanye. Ikindi tukwiriye kumenya rero nuko amahanga yose, mwitegereze aho ariya masekuruza ukuntu akurikirana, bira byose biraganisha kuri Yesu. Aya masekuruza atondetse ku buryo agenda akatuganisha ku gucungurwa, umucunguzi wacu Yesu. Birava kuri Nowa abyare Shemu bikomeze, azabyare ba Eberi bizakomeze, hazavuke ba Aburahamu bazabyare mpaka ba Dawidi bavuke, ba Dawidi bazabyare mpaka umwami wacu Yesu avuke. Imana yacu, haleluya, Imana yacu ni igitangaza. Umwami uzacungura isi, tubimenye ko yavutse, avuka aturutse mu gisekuruza kizwi neza, bigaragara ngo ni umuntu wavutse mu bantu, igisekuruza Mariya na Yosefu bavukamo cyo kwa Yuda. Imana itugirire neza. Rero urumva benedata, dukwiriye kumenya nyine ko Imana yacu ni Imana nziza. Ntabwo aya masekuruza atondetse gutyo gusa ngo bidusetse, ngo runaka yabyaye, hoya. Birongera bikatwereka ngo umucunguzi wacu Yesu. Ni amasekuruza atondetse ku buryo tujyana akatugeza ku mucunguzi wacu Yesu aho yavutse. Uzarebe muri Bibiliya ko nyuma ya Yesu ibintu byo kongera kwita ku masekuruza tuyatondeka ntabyo uzigera ubona. Mu Isezerano Rishya ntabibamo ngo batondeke, oya. Wari ukenewe umucunguzi nyawe yaraje. Ntabwo tugikeneye kongera gutondeka, dore ko Yesu noneho Yesu yahise atubyara twese. Amahanga yose abamwizera duhererwa umugisha muri we. Isezerano rya Aburahamu rikaba rirasohoye ngo muri we niho amahanga yose azahererwa umugisha. Haleluya. Isezerano rya Shemu rikaba rirasohoye, kuko bari abana bose indi miryango yose agombaga kuba gutura mu mahema ya Shemu, bagahererwa umugisha muri Shemu. Nta wundi Shemu, ni Yesu wagombaga kuzaturukayo. Muri Yesu niho duhererwa umugisha. Abirabura, abazungu, abashinwa, abayapani, abamwizera, abarabu, uzizera Yesu wese ahinduka umwana wa Aburahamu kubwo kwizera. Mu yandi magambo, ahinduka umwana w'Imana. Iyo twamaze kugera kuri Yesu rero ntibiba bikiri ngombwa gutondeka aya masekuruza. Uwo dukeneye tuba twamubonye. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Yego, ni muri we duhererwa umugisha, ni muri we duhererwa agakiza, ni muri Yesu duhinduka abana b'Imana, ni muri Yesu duhinduka abanyamugisha. Umugisha wose tuwubonera muri Yesu. Niba Imana yajyaga ibwira abashemu ngo aba bahamu n'aba bayafeti kugira ngo babone umugisha, kereka nibatura mu mahema yawe. Amahema ya Shemu se yararimo iki? Umucunguzi wagombaga kuzaturukayo. Imana ikabwira Aburahamu ngo muri wowe niho amahanga yose n'imiryango yose ngo bazaherwa umugisha. Burya yabaga imubwiye ngo muri wowe, muri Yesu uzaturuka mu rubyaro rwawe, uzaruvukiramo, niho amahanga yose azahererwa umugisha. Ni muri Yesu duhererwa umugisha. Ni Yesu twizera tugahabwa umugisha. Ni Yesu twizera tugahinduka abanyamugisha, tukareka kuba abanyamuvumo, tugahinduka abana b'Imana. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Ariko Yesu ndamukunda. Umwami tuboneramo agakiza, tukamuboneramo amahoro, tukamuboneramo umugisha. Baratondeka aya masekuruza yose, ariko burya baratunga agatoki kuzaza atari umunyantege nka Nowa. Baratunga agatoki ku mucunguzi nyamucunguzi, apana Nowa wabaye umunyantege nke. Muribuka ko Nowa yigeze gusinda. Yesu ni utazakora icyaha, utarakoze icyaha. Baradutungira agatoki ku munyembaraga, umwami nyamwami, utari nka Nimurodi wabaye ikigomeke. Umwami wacu Yesu, umwami w'umugira neza, umwami utanga agakiza. Apana abami nk'aba twagiye tubona batari abanyantege nke nka Bahamu bagiye kwamamaza ubwambure bwa se. Baradutungira agatoki. Uwo tuganaho ni Yesu. Uwo tuganaho ni Yesu uhindura byose. Ni Yesu uduhereza agakiza. Ni Yesu udukiza, uducungura, utubera umucunguzi, utuzura twari dupfuye, udukura mu byaha akaduha agakiza, uduhindura abana b'Imana, akaduhindura abashya. Imana ishimwe cyane.
haleluya, 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 haleluya. Imana ishimwe. Yesu, 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 Yesu niwe tuganaho, we niwe tuganaho, niwe tuganaho. Imana ihabwa icyubahiro. Hanyuma ikindi, amahanga yose yari yaratatanye, baratatanye, yego. Ariko Imana ishimwe, mu Byahishuwe ibice 7 ku murongo wa 9 baratubwira ngo amahanga yose ngo azongera ateranire muri Yesu, ngo bavuye mu mubabaro ukomeye, ngo baturutse mu ndimi zitandukanye, ngo bazongera bateranire muri Yesu. Burya kumperuka dusanganiye umwami wacu, amahanga yose twebwe twese tuzateranira muri Yesu. Imana ihabwa icyubahiro. Ku murongo wa 25 hari ikintu kibi. Umwana witwa Peleg yavutse, umwana wa Eberi. Uriya zina ngo abantu habaye ikintu cyitwa, ubone izina Peleg risobanura gutandukana, gucikamo ibice. Urumva abantu bari baracitsemo ibice. Ku murongo wa 25 mwabibonye, ku murongo wa 25 muhitegereze, habaye ikintu cyo ngo Eberi yabyaye abahungu babiri, umwe yitwa Peleg, kuko mu gihe cye ari misi yagabanirijwemo. Urumva abantu bacitsemo ibice kuri cya gihe cy'umunara w'Ibabeli. Peleg risobanura gucikamo ibice, to split, divide, gucikamo ibice. Ariko Yesu, urumva isi yari yaracitsemo ibice, ariko Yesu yaje arongera akayizana, tukongera tukaba umwe muri Yesu. Ibice bitewe n'amoko, ibice bitewe na classe sociale, ibice, iyo Yesu yaje turongera tukaba umwe muri Yesu. Imana ihabwe icyubahiro. Muri Yesu turongera tukaba umwe, muri Yesu turongera tugaterana, muri Yesu turongera tugahabwa umugisha, muri Yesu turongera tukazuka, muri Yesu turongera tukaba bashya. Aya masekuruza hanagana ni kuri Yesu. Aya masekuruza twereka abantu bagize imbaraga ariko bakazikoresha nabi nk'abandi murodi. Ariko aya masekuruza nanone aratwereka ko hari umwami dutegereje uzaza ari umucunguzi nyamucunguzi. Iki gice rero kitwereke ko kiri kudutungira urutoki ku mwami wacu Yesu uzaza. Amen. Muri Yesu turongera tugahabwa umugisha, muri Yesu turongera tukazuka, muri Yesu turongera tukaba bashya. Aya masekuruza hanagana ni kuri Yesu. Aya masekuruza twereka abantu bagize imbaraga ariko bakazikoresha nabi nk'abandi murodi. Ariko aya masekuruza nanone aratwereka ko hari umwami dutegereje uzaza ari umucunguzi nyamucunguzi. Iki gice rero kitwereke ko kiri kudutungira urutoki ku mwami wacu Yesu uzaza. Amen. Turakoze. Amen. Mwakoze kubana natwe. Imana ibahe umugisha bene data, naho ubutaha. Imana ibarinde cyane. Amen, 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 amen.